inshuti bene data bavandimwe mutuye ku mpande enye z'isi, turabasuhuje nimugire amahoro y'Imana. Amazina yanjye nitwa Ev.Isai, ndi umukristo wo mu itorero rya ADPR, paruwasi ya Kicukiro, itorero rya Gatare. Tunejejwe n'Imana mu mitima kuko Imana ikiturinze kandi ikaba ikidutije ubuzima. Izina ry'Uwiteka Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana ndetse hamwe no gusenga Imana, kuko iyo umuntu yasenze Imana yishingikirije ku ijambo ry'Imana bigira umumaro ndetse bikagira umumaro mwinshi, Imana ihabwa icyubahiro. Ibyacu rero bitangizwa no gusenga bigasozwa no gusenga. Reka tubanze dusenga Imana, hanyuma dukomeze n'izindi gahunda. Imana ibahe umugisha. Turagushimiye Mana isumba byose, turagushimiye gitare cy'amahanga, turagushimiye Mana izi bose ikamenya byose. Icyubahiro ni kibi cyawe. Turagushimiye uyu munsi uduhaye, turagushimiye ubuzima uduhaye, turagushimiye umunezero wawe, turagushimiye imvugo yawe nziza, turagushimiye ijambo ryawe kuko rikiza kandi rikazura kandi rigahumuriza. Ijambo ryawe rikarema ibitari biriho bikabaho. Ijambo ryawe niryo riduhesheje kuba uyu munsi tukiriho duhumeka umwuka w'ubuzima kandi dufite ishimwe mu mitima yacu dukomora ku Mana yacu. Turasabye rero kano kanya ngo dufashe utugirire neza, kanya tugiye kumara imbere yawe n'imbere y'abantu bawe. Turasabye katubera akanya keza k'umumaro, kandi umuntu wese uri bwumve ijambo ryawe aze gufashwa naryo. Ku bwa Yesu umwami wacu dusabye twizeye, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Turasoma ibice byaho 40. Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice byaho 40. Turasoma duhereye ku murongo wa 27 turageza ku murongo wa 30. Dusome Yesaya igice cyaho cya 40, umurongo wa 27 tugeze kuri 30, twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Haravuze ngo, yewe Yakobo Isirayeli, ni iki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye kandi ibyanjye Imana irabyirengagiza? 28 hakavuga ngo, mbese ntiwari wabimenya? Ese ntiwari wabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Murongo wa 29 ukavuga ngo, niyo iha intege abarambiwe kandi utibashije imwongeramwo imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Amen. Dusoreze mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka. Turasoma igice cyaho cya mbere n'umurongo waho wa 37. Luka igice cyaho cya mbere n'umurongo wa 37. Harimo ijambo rivuze ngo, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Amen. Umurongo wa 45 wo uravuga ngo, kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Amen. Turashimiye Imana kubw'amagambo meza tugiye kuganira. Umutima wanjye wuzuwemo n'ijambo rivuga ngo Imana isubize intege mu bugingo bwawe. Gusubizwa intege mu bugingo. Hari igihe
duhura n'ibintu bikomeye bikadutera kunamuka cyangwa se gucogora turi mu rugendo. Ariko uyu munsi ndashaka kukubwira ko Imana igihe intege umuntu warambiwe, kandi umuntu warambaraye utakibashije kwibyura ijya imwongeramo intege. Imana ihabwa icyubahiro. Bibiliya iravuze ngo yewe Yakobo, Isirayeli, ni iki gitumye wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye? Hari igihe umuntu ageramo akibaza niba Imana iriho, akibaza niba Imana ishobora byose nk'uko tubivuga. Ariko nibyo, Imana irashoboye, Imana ishobora byose. Ibyo byawe Imana irabishoboye, ibyanjye Imana irabishoboye, ibyacu Imana irabishoboye. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Rero haleluya, haleluya, ndashaka kugutangariza wowe warucitse intege ubitewe n'impamvu runaka, ariko umwuka w'Imana yampaye iri jambo ngo ndikuzanire ryo kuvuga ngo Imana igisubiza intege mu bugingo bw'umuntu. Izina ry'Uwiteka ririhimbazwe cyane. Hari ibyo wabwiwe n'Imana, ariko uri gutungurwa no kubona uri guhura n'ibihabanye n'ibyo wabwiwe. Hari ibyo wabwiwe n'Imana kandi byiza, hanyuma ariko ubu uri guhura n'ibintu bihabanye cyane n'imvugo wumvise abahanuzi bakubwira mu ijambo ry'Imana, mu nzozi, mu iyerekwa. Uri guhura n'ibihabanye n'ibyo wumvise. Ariko nagira ngo utangarize ngo kuba urimo urahura n'ibihabanye n'ibyo wabwiwe ntibivuze ko bya bindi Imana yakubwiye bitazasohora. Haleluya, Imana izabisohoza. Iyi cano yitwa Izabisohoza TV. Imana ishimwe cyane. Iri ni iyerekwa rikomeye, ariko nta vangirwa ririmo. Ijambo Imana ivuze irarikurikirana kandi ikarisohoza. Kandi uwo yaribwiye Imana iramurinda, ikamurinda rwose, nubwo yaca mu nzitane z'ibintu bitandukanye, agaca mu mwijima, mu icuraburindi, ariko Imana iryo yavuze irariherekeje. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Haleluya, haleluya. Warucitse intege mwene data, ariko nagira ngo utangarize, ntabwo ari we wenyine, nta gikuba gicitse. Ariko kano kanya ndashaka tuze gusenga, tubwire Imana ngo Uwiteka subize intege mu bugingo bwanjye. Imana igusubizemo intege mu bugingo bwawe kugira ngo ukomezanye n'Imana. Bibiliya iravuga muri Zaburi ya 25 umurongo wa 3, harimo ijambo rivuga ngo siko bizaba mu bamutegereza. Nta muntu n'umwe uzakogwa n'isoni mu bategereza Imana, keretse abantu bava mu masezerano ari nta mpamvu. Mwene data, wicogora nubwo ibigucogoza bihari, ariko desire ndakubwira ngo komera. Hari Imana mu ijuru ivugana natwe niyo kwizerwa. Ivugana natwe ni Imana itabesha. Imana si umuntu ngo ibeshe, Imana si umuntu ngo yivuguruze, ndetse si n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze ku buzima bwawe no kubisohoza izabisohoza. Vuga ngo amena. Imana izabisohoza. Imana izabisohoza. Niba ari Imana yabivuze. Muri iri yaravuze ngo ubwo ari data wabivuze, ubwo ari data wabivuze, ubwo ari data wabivuze, byose bizasohora. Imana ishimwe cyane. Ucitse intege kubera intambara urimo urahura nazo, ariko ndaguhumuriza mu izina rya Yesu. Ndaguhumurije nk'umuhanuzi w'Imana nitwa Ev.Isai. Haleluya. Ndaguhumuriza ko nubwo uri guhura n'inzitane z'ibigeragezo, bya ijambo Imana yavuze iracyari herekeje. Nubu impamvu utari gupfa, impamvu bitari kuguhitana kandi urimo urabona ibitero simusiga, nuko hari ijambo Imana yakubwiye ko Imana izakurinda mu majya no mu mazi, kandi ikakurinda ku manywa na nijoro. Mu biteye ubwoba Imana ikakurinda. Muri wa 70 yararirimbye aravuga ngo reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Vuga ngo amen. Imana izakurinda nshuti yanjye. Dufite ibihamya by'uko Imana irinda kandi karindira umuntu mu nzitane z'ibigeragezo arimo, hanyuma ikagenda imusubizamwo intege. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Haleluya. Nibutse witwa Dawidi mwene Yesayi yabwiwe n'Imana, imuha amasezerano akomeye ko Imana izamugira ukomeye mu muryango, ikamurutisha abo bavukana, ikamurutisha
ababyeyi be, ikamurutisha inshuti n'abavandimwe, irabimubwira, ariko ibimubwirira ahantu hatagaragaza ikimenyetso na kimwe cy'uko ibyo bintu Dawidi byamubaho. Ariko kuko ari Imana yabivuze, yarabikurikiranye. Haleluya! Irabikurikirana kugeza ubwo igize gute, ibisohoje. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Byaje kugera rero, Dawidi abwirwa n'Imana ibintu bikomeye. Niyo mpamvu yanditse Zaburi 125 aravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kugira gute, kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nubwo hari ibinyeganyeza abantu b'Imana, ariko ntabwo tunyeganyega kuko idukomeje ni nyamaboko. Vuga ngo amen. Nshuti yanjye, ndafashijwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo Dawidi yahuye n'intambara zikomeye, ahura n'inzitane z'ibigeragezo bikomeye bitandukanye n'imvugo yumvise ku Mana, ariko Imana yo mu ijuru kuko ariyo yabimubwiye, yaramurinze, imurindira mu ntambara zikomeye. Sawuli aramushakisha, Sawuli amutera 10 inshuro zirenga 2, yamutera inshuro 3 zose, ariko Imana kuko yari yaravuze ko izamurinda kandi ikamwicaza ku ntebe y'icyubahiro, Imana iramurinda ikagenda imukiza ayo macumu. Nawe hari amacumu Imana yagiye igira gute, igukiza. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe cyane. Ibyo bintu wagiye usimbuka ni jambo Imana yavuze, kuko hari abaririmbyi baririmbye baravuga ngo imbaraga ziturinda zifunyitse mu cy'Imana yatuvuzeho. Imana ishimwe cyane. Buriya bya bindi Imana yavuze bingana n'uburinzi Imana yagushizeho, icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Bibiliya rero iravuze ku witwa Yakobo. Yakobo yaje kugera mu gihe abona ibintu bimeze nabi, ahagaze mu nzitane z'ibigeragezo, yibaza niba Imana ikita ku nzira ze, niba Imana ibye ikibyibuka. Aravuga ati, hanyuma Imana ituma ubuhanuzi Ev.Isai aravuga ngo yewe Yakobo, Isirayeli, ni iki gitumye wiganyira ukavuga ngo ibyanjye, inzira zanjye Imana ntizizi, ukavuga ngo ibyanjye Imana irabyirengagiza? Mbese ntiwari wabimenya? Nshuti yanjye, ntabwo Imana yakwibagiwe, ntabwo yakuretse. Niko abaririmbyi bavuze ngo ntabwo yakwibagiwe, ntabwo yakuretse, ntabwo yakwibagiwe. Nubwo bimeze bityo, nubwo ufite inzitane z'intambara zitandukanye, ariko Imana muri kumwe. Nubwo utari murayibona, Yobu yigeze kuba ngo ndayishakira iburyo nkayibura, nayishakira n'inyuma nkayibura. Ariko reka nkubwire, nubwo wa muri murakayakaya ukabona nta cyerekezo ufite, ariko Imana irahari. N'ukuri kw'Imana. Vuga ngo amen. Imana irahari, Imana irahari, Imana irahari, Imana irahari. Wibuke abagaragara nk'abakomeye bari bafite ndetse n'imbaraga n'ubuzima n'ubutunzi n'iki, ariko baragusize. Bibiliya yarambwiye ngo i Yerusalemu hari umusaza ngo witwaga Simiyoni, ngo yari yarahanuriwe n'Umwuka Wera ngo ko atazapfa ngo atabonye umwami Imana, atabonye umucunguzi. Hanyuma iryo jambo ryaramfashije cyane. Twasomye ijambo rivuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rigire gute, ngo rihere, kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizagira gute, bizasohora. Hanyuma uwo musaza abana n'Imana, nubwo yarashaje, abato baragenda baramusiga kuko hari icyo Imana yagize gute, yamuvuzeho. Aravuga ngo Mana, nubwo nshaje, amaso yanjye akaba atakireba, ariko icyo wambwiye ndagitegereje. Imana iramurinda, iramuga ngo humura, ndi kumwe nawe. Haleluya. Mu bintu bidukomeza hari mu ihumure ry'Imana, hari ihumure riva mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Hari ihumure ritangwa n'Umwuka Wera. Ndaguhumurije mu izina rya Yesu. Nubwo ufite inzitane z'ibigeragezo bimeze gute, ariko humura, humura. Icyo nje kugusabira kano kanya ni ugusubizwa intege mu bugingo, ukongera ugahagarara wemye, ugahagarara neza imbere y'Imana, ugahagararira mu masezerano, ugakomerera imbere y'Imana. Haleluya. Ugakomerera mu murimo w'Imana, ugakomerera mu masengesho, ugakomerera Yesu Mwami. Haleluya. Ugakomerera mu nzu y'Imana, komerera mu by'agakiza. Nubwo hari imwe bishaka kugutembana ngo ukavemo, ariko ntiwemere kukavamo. Yesu ashimwe cyane. Imana iravuga bikaba, irategeka bigakomera. Niyiha intege abarambiwe kandi abatibashije ikabongera mu imbaraga.
ushobora kuba wari uciwe intege n'ibyo uri kureba imbere yawe, ushobora kuba wari uciwe intege n'ibyo ubona bikuzengurutse. Dawidi hari ibintu bigera nko muri 3 bijya bicogoza abagenzi mu rugendo. Bibiliya yavuze ngo abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka, haleluya, abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Imana igusubizemo intege nshya, Imana igusubizemo imbaraga nshya, Imana iguha umwuka mushya. Nibuka igihe kimwe Bibiliya irambwira ngo Abisirayeli ngo batakaza ibyiringiro, ndetse bagera n'ubwo Imana ngo barayireka, Imana barayitera umugongo. Ariko Imana nk'umutunzi w'imbabazi yibuka iminsi ubwoko bwayo bwabanye nayo, yibuka uburyo bayihimbazaga, Imana ikanezerwa, iravuga ngo nubwo mwaguye mugatarara, ariko ndi Uwiteka, nje kubahamwe imbaraga nshya, nje kubaha undi mutima washaje, nje kubakuramo umutima ukomeye umeze nk'ibuye, nje kubavanamo mbaho undi mutima. Haleluya. Imana iguhindi mutima, Imana iguhundi mutima, umutima ufite ibyiringiro, umutima ufite kwiringira Imana. Bibiliya iravuga ngo bamwe biringira amagare, abandi biringiye amafarashi, ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka. Izina ry'Uwiteka nshuti ni umunara ukomeye, umukiranutsi w'Imana ahungiramo agakomera. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Ikintu cya mbere kijya gicogoza umuntu ni ukuba mu rugamba rutinda rurerure, ugahagarara mu kigeragezo ubona udafitiye ubusobanuro, ugahagarara mu ntambara ubona zidafite ishusho yo kurangira. Muri icyo gihe urasenga ukabona nta mpinduka, ukurira umusozi ukagira ngo nta mpinduka, ukajya mu mazi ukagira ngo nta mpinduka, ukinjira mu buvumo ukagira ngo nta mpinduka. Ariko ya yindi wasengaga, amasengesho yose Imana yarayegeranije iyabika ahantu. Haleluya. Nje kugusubizamo intege mu bugingo, nje kugusubizamo imbaraga nk'inshuti yanjye, nje kukubwira ngo Imana niyo kwizerwa. No muri iyo nzitane y'ibigeragezo Imana irahari. Haleluya. Kandi nagira ngo utangarize ngo ntabwo usa n'ibigeragezo urimo, ntabwo usa n'intambara zikuzengurutse. Hari ubundi bwiza Imana iha abantu bayo, hari izindi mbaraga Imana itanga. Haleluya. Hari ubuhamya bw'abantu batandukanye bw'ukuntu Imana yagiye ihishira abantu mu mwenda umwe bafite. Abantu bawubona bakabona ni imyenda itandukanye yo mu buryo bukomeye cyane. Hari Imana izi guhisha abantu bayo, izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Nubwo bimeze bityo, haleluya, ushobora nawe kuba urimo uravuga ngo inzira zawe Imana ntizizi, ushobora kuba urimo uravuga ngo ibyo uhagazemo Imana irabyirengagiza, urayisenga ntikumve, ariko no kuba ugihumeka umwuka w'abazima ni Imana ibikora. Haleluya. Kubiguhisha ibyo bitero by'abadayimoni, izo mbaraga zikurwanya, Imana ikabikigufite, ukaba ugihumeka umwuka w'abazima, ni imbaraga z'Imana. Ibyo yakubwiye rero irabikurikiranye. Umuririmbyi yaravuze ngo irinde ijambo ryayo ibihe n'ibihe, ngo ikarinda n'uwo yaribwiye kugira ngo izarisohoze. Haleluya. Ibyo wabwiwe n'Imana kuko ari Imana yabivuze, iracyabikurikiranye. Niyo mpamvu gihumeka umwuka w'abazima. Wicika intege, wicogora. Jambo ryavuze ngo niyihe intege abantu barambiwe kandi abatibashije ikabongeramo imbaraga. Dawidi yaravuze ngo Uwiteka ajya asubiza intege mu bugingo bwanjye. Yageze mu kigeragezo gikomeye, nibwo yanditse Zaburi ya 27 umurongo wa 13, aravuga ngo nubwo data na mama bandeka, Uwiteka azandarura. Nubwo abantu bakuvaho, nubwo abantu bagusiga, ndabizi neza ko hari ibintu bikomeye. Iyo umuntu ari mu kigeragezo atakaza ibintu bibiri by'imbaraga. Icyambere, iyo umuntu ari mu kigeragezo atakaza ikintu bita icyubahiro mu bandi. Kabiri, abura abantu baramusiga,
nta muntu ugira icyubahiro ari mu gihe cyo gusuzugurika. Oya, icyubahiro uragitakaza n'utagombye kugusuzugura, n'utakagombye kukubaha, n'utagombye kukubahuka, akakubahuka kubera uri mu gihe cyo gucishwa bugufi. Ariko hari Imana mu ijuru igiye kuzakugarukaho. Haleluya! Nubwo bimeze bityo, ariko mwene data, ambara imbaraga zawe. Yobu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo nubwo ndimwo ndabona ibintu byose nabikuweho, natemweho abana bamvaho, abana barashira, nkurwaho icyubahiro nari mfite, inshuti zirandeka, abavandimwe baransiga, ubutunzi nari mfite bukuweho. Aravuga ngo ariko muri nge nshingiye ku Mana ifite imbaraga, ndagira ntangaze ko naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka, kikongera kikagira andi mashami. Haleluya! Nubwo hari ibyo wakuweho, ukaba nta byiringiro mu isi y'umubiri urimo urabona byo kongera gutoha, ariko ndagutangariza ko hakiriho ibyiringiro. Haleluya! Haracyariho ibyiringiro. Demonde yasika, haracyariho ibyiringiro kw'ibyo wakuweho Imana yakongera ikagukubira ndetse bikabije. Imana ihabwa icyubahiro. Hari Imana mu ijuru igigaruka ku bantu bayinambyeho. Imana izakugarukaho. Icyo nje kugusabira kano kanya, ndifuza kusubizwa mu intege, ndifuza ko wongera ukambara imbaraga, ndifuza ko wongera ukagirira Imana icyizere. Iracyari kumwe nawe, iracyari Imana irimo kubitunganya. Nubwo itinze, ariko itinze izaza, ntabwo izaherayo. Muvuge ngo amen. Imana ihabwa icyubahiro. Umva, Imana izaza, izabikora kuko ariyo yabivuze. Yaravuze ngo nimuntabaza nzabatabara. Igihe kimwe Yeremiya yigeze kuba arimo arazira ubutumwa bwiza, azira guhanura, baramufata bamushira mu nzu y'imbohe, bamukingiranira mu gikari. Agera igihe cyo kwiheba, cyo kubona ko nta buzima asigaranye kubaho. Umva, ariko ijwi ry'Uwiteka riramusanga, riramubwira ngo Yeremiya we, ni njyewe Uwiteka ugira icyo ukora, ni njyewe Uwiteka ngira icyo nkora, narangiza nkakirema, narangiza kukirema nkagikomeza. Iramubwira ngo ntabaza, ndagutabara, nkwereke ibintu biruhije bikomeye wowe utabasha kugira gute kumenya. Nubwo uri mu gikari cy'inzu y'imbohe. Haleluya! Binteye kwibuka Pawulo na Sila, nabo bamaze gukubitwa inkoni nyinshi bazira ubutumwa bwiza. Bibiliya iravuga ngo mu gicuku ngo bumva imbaraga z'Imana zibagarutsemo, basubizwamo imbaraga mu bugingo, basubizwamo intege. Umubiri wari ubabaye ndetse wari ufite inguma rwose, ariko ngo imbaraga z'Uwiteka, haleluya, arizo nifuza ko kano kanya Imana igusubizamo. Nubwo uri mu bintu by'inzitane, nubwo uri mu gikari cy'inzu y'imbohe, nubwo ukingiraniwe ahantu, nubwo ukingiraniwe mu burwayi, nubwo ukingiraniwe mu bushomeri, nubwo ukingiraniwe mu bukene, nubwo ukingiraniwe mu cyangiro, nubwo ukingiraniwe, haleluya, ariko ndagutangariza ko hari Imana ikubwira ngo yitabaze. Iragira gute? Iragutabara. Haleluya, haleluya, haleluya. Nibutse uwitwa Yehoshafati ngo amahanga atatu yigeze kwishira hamwe kugira ngo amurwanye, harimo Abamoni n'Abamowabu n'Abamewunimu, ngo bihuriza hamwe kugira ngo bamurwanye, bamurimburane n'abaturage bose. Ariko ngo yihata gushaka Uwiteka. Muri izo ntambara urimo, ndagusabye wihate gushaka Uwiteka. Imana ibane nawe, kandi ibyo wabwiwe n'Imana, Imana irabikurikiranye. Imana igusubizemo intege, Imana ikwambika imbaraga, Imana igusiga amavuta, Imana ikongera imbaraga, Imana igusubizemo intege. Ya yindi niyo kwizerwa. Iyo tuvuga yaremye ijuru n'isi, iyo nkubwiye ongera ugirire icyizere. N'aya magambo umwuka w'Imana yari yashize ku mutima wanjye kugira ngo nkubwire, ntucike intege, ntucogore. Imana yiteguye kugusubiza intege mu bugingo bwawe.
ngiye kugusengera nawe ubwira Imana ngo Mana nari ndambiwe, nari nshogoye, nari ndimo nditotomba, narimo ndibaza ko nta butabazi mfite, ariko menye neza ko hakiriho gutabarwa n'Imana. None Mana ongera unsubizemo intege, nongere numva indirimbo, nongere numva ijambo ryawe, nongere mpimbaze, nongere numva ibihimbano by'umwuka, nongere kumva imbaraga, kuko Imana umva. Yesaya yarahanuye muri Yesaya 50 umurongo wa 7 haravuga ngo kuko Umwami Imana zantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hagakomera, uruhanga rwanjye rukamera nk'urutare, kuko nzi neza ko ntazakorwa n'isoni. Ntabwo Imana izagukoza isoni. Komera, shikama, bana n'Imana. Pawulo aherutse kuvuga aravuga ngo bene data ntidushaka ko mutamenya amakuba yatubereyeho muri Aziya. Twageze igihe cyo kwiheba, turiheba twumva nta byiringiro dufite byo kongera kubaho, ngo dusigara ibyiringiro byo kubaho twabikuyeho, ngo ahubwo dusigara twiringiye Imana izazura abapfuye tubona urupfu. Ariko Imana iramusangira amubwira ngo Pawulo we, wowe nabo muri kumwe nta n'umwe uzapfa, Imana irabarokora. Yaranditse rero avuga ngo iyaturokoye urupfu rukomeye rutyo, aravuga ngo nanone iracyaturokora kandi twiringiye neza ko izakomeza kugira gute kuturokora. Iyabanye nawe cyagihe niyo kwizerwa, izongera igutabare. Ntucike intege, komera, ongera ubane n'Imana, wongere uyikorere, wongere uyisenge, uyiririmbire, we izabikora. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Dusenge Imana. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye ku ijambo ryawe, haleluya, ari imbaraga. Ijambo ryawe ni ubutware, ijambo ryawe ni ubushobozi, ijambo ryawe risubizamo umuntu imbaraga, ijambo ryawe risubizamo umuntu intege. Turasengeye bene data bose bari bacitse intege, muri kano kanyu bambika imbaraga, ubasiga amavuta Mwami, haleluya, haleluya. Kandi amajwi y'urucantege yose yarabariho turayacecekesheje mu izina rya Yesu. Turatangaza ko Kristo agifite imbaraga zo kurengera abantu be. Ngaho basubize mu intege kandi bakomereza amaboko, haleluya, haleluya. Warucitse intege yongere kumva ibyiringiro byo gutabarwa. Muri nibyo aravuga ngo bwira abarira be kurira, kuko gutabarwa kurabonetse. Ngaho wohereza ubutabazi mu bantu bawe kandi basubize mu intege kugira ngo bakomezanye nawe. Urakoze kuko ubyumvise kandi kudusubije intege mu bugingo. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Kristo Yesu Umwami wacu, amen, amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen.